Amahoro y'Imana, nshuti bavandimwe, nshuti bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Kristo Yesu akuzwe mu ndamukanyo tumenyeranyeho, cyangwa Yesu ashimwe, cyangwa se wassalamu alaikum. Mwese turabiyegereje kandi tubahaye ikaze. Uyu ni umwanya ngira ngo tuganire kongere tuganire ku bintu bitandukanye, aho hamaze iminsi myinshi ku mbuga nkoranyambaga hari inkuru imazeho iminsi ivugwa mu buryo butandukanye, ariko kuri iyo nkuru niyo tugira ngo tugarukeho tuganire, kuko mfite amakuru afatika. Ndagira ngo ngaragaze ukuri, ndagira ngo byose tubishyire ahagaragara, bijye ku mugaragaro, dusesengure turebere hamwe, kuko hari ibishya namaze kubona bikomeye cyane, kugira ngo tubiganire. Inkuru imaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga ivugwa cyane, ndetse rimwe na rimwe bikagaragara nk'ibintu by'amazimwe, ibindi bikagaragara nk'amagambo, ibindi bikagaragara nk'uburyo bwo gusebanya bwa bimwe mu buryo bwo gusebanya mu buryo butandukanye bukorwa ku mbuga nkoranyambaga. Rero niyo mpamvu bitari kuvugwaho rumwe, ariko ibintu byamaze kujya habona, byamaze kujya ku mugaragaro. Rero nta yindi nkuru, ni kuri Pasiteri Mutesi amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga, avugwa ko yaba yaratetse imirikwe mu buryo butandukanye, ariko ndagira ngo ukuri ngushyire ahagaragara. Ukuri ngiye kugushyira ahagaragara, byose ndabizanye, byose nzanye inkuru ifatika, nzanye ibitekerezo bindi bifatika, ku buryo mwese mudukurikira mumenye ukuri, kuko ibintu byose biri munsi y'ijuru bizakwikurwa bijye ahabona. Hari bari kubivuga mu buryo butandukanye, ariko tukuzaniye andi makuru agaragaza ukuri nyako kuri Pastor Mutesi. Pastor Mutesi, nge ntabwo nje gusenya, ahubwo nje kugaragaza ukuri guhari nukuhe. Ibi bintu ubitega amatwi, kandi ibi bintu ubyumve neza cyane, akantu ku kandi. Muri bimwe tugiye kugarukaho harimo kubisesenguraho bino bintu. Ese koko ibi bintu byagakwiriye ku bakozi b'Imana? Kuko hari ibyo turi kubona abakozi b'Imana bamwe ndetse bafite titire rimwe na rimwe ingana n'iya Mutesi, n'iya Pastor Mutesi, ariko ugasanga hariho ihangana. Icya kabiri, ese ni ngombwa ko abantu dukoresha social media, YouTube, aba-YouTubers, dusebanya kubw'inyungu zacu? Ibyo ngibyo abantu batwumva cyangwa badutega amatwi bari kugenda bumva ibi bintu. Rero impamvu nje gukora iki kiganiro ni ukugira ngo tugaragaze ukuri. Iyo tugaragaza ukuri, aho tubona ukuri tukuvuge. Uku niko bimeze. Rero niba ari ubwa mbere, banza unyemerere kugira ngo ninjire mu nkuru nyirizina, nguhereje ikaze, kandi nkwifuriza ko muri uyu mwanya, niba waba urwaye, niba waba ufite intambara n'ibibazo by'uburyo butandukanye, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikiganza cyayo ikikuramburireho, ubashe gukira mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma wakanda subscribe, wakora like, wakora share. Komanteri yawe irakenewe kuri iki kiganiro. Komanteri yawe irakenewe. Hanyuma rero, ibintu bimaze iminsi bivugwa kuri Pastor Mutesi, bivugwa ko niko byavugwaga, kuko ntago ari ibintu, mpamvu mvuze ngo biravugwa nuko atari ibintu by'ukuri. Twamaze kubimenya ko atari ibintu by'ukuri byavugwaga, twagiye tubyumva. Ubundi twege ntago dukunda gukora inkuru zo nk'izi ngizi zishyushya inkuru gusa, tubona ntacyo ziba zitumariye, ahubwo tureba ibintu byubaka abantu, akaba ari byo tubahereza. Yes, rero niyo mpamvu iyo zije gutyo izo nkuru tutita kuzikora, ariko hari igihe biba ngombwa ko tuzikora kugira tugamije kugaragaza ukuri nyako. Hari ibintu tugiye kureba. Ubundi biriya byo gufasha Strato byari biri mu nshingano za Pastor Mutesi naho bafatanyije? Ubundi ntago byari itegeko. Ubusanzwe si itegeko, nta tegeko ryari kumuhana katamufashije. Ibyo ngibyo murabyumva neza. Nta tegeko na rimwe byari kumuhana katamufashije. Ndaje reka mbabwire abari kugenda babivuga, abari kugenda baharabika Pastor Mutesi,
abantu bari kugenda bamuharabika. Ndaje mbabwira icyo bari bashaka. Ibi ngibi turaje tubivugane neza. Ariko mbere yuko twinjira muri iki kiganiro nyirizina, reka mbanze nsome iri jambo ry'Imana rigufiye. Iri jambo ry'Imana rigufi, twumva iki jambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana rituyobora iki? Niba mukorera Imana mwebwe mutwumva social media zitandukanye, mwebwe ba YouTubers n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye, mwebwe iki ijambo ry'Imana rivuga, hari icyo ribivugaho bino bintu. Hari icyo ribivugaho. Ni Zaburi tugiye gusoma ya 15. Haravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Utabeshyesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Amen. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Rero inshuti zanjye, reka twubakire kuri iri jambo ry'Imana, kandi ikiganiro cyacu ntabwo gitinda. Ijambo ry'Imana riratubwiye neza ngo ni umuntu utabeshyesha, umuntu uzabaheraho Imana ni umuntu utabeshyesha abandi ururimi rwe, kandi ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Ariko se ko ibyo turi kubona uyu munsi wa none bikomeye cyane, ibyo turi kubona uyu munsi wa none ni bimwe mu bintu bifite imbaraga, ni bimwe mu bintu byakomeye. Ugasanga abakozi b'Imana bari gucagagurana kubwo gushaka, rimwe na rimwe bari gushaka views. Donc ubundi ikintu cya mbere mugomba kumenya kuri Pastor Mutesi, Pastor Mutesi aracuruza. Ntabwo tuvuga ira business akora, ahubwo ni umustar. Ni umustar. Kumuvuga kwawe rero uri kumwamamaza, nta nicyo biri bumutware. Nta nicyo biri bumutware, nubwo uri bubone duke, ariko uzaba umuhaye inyungu kurushaho. Rero nubwo uri gushyushya noneho iyi nkuru, nubwo uri kuyishyushya, ariko umenye ko uri kumwamamaza, noneho n'abatari bamuzi bamumenye. N'abatari bamuzi umenye ko bamumenye. Icyo ni icyambere, banza ugisobanukirwe neza cyane. Mumaze mugisobanukirwe, ni ukuvuga ngo ari kuba umusitare kurushaho. Rero niba wibwiraga ko hari icyo uri kumukoraho, wapa, ahubwo uri kumwongerera rank, uri muzamuriye intera. Umuzamuye mu ntera, ni ukuvuga ngo dukanze buto, Pastor Mutesi turamuzamuye. Arazamuwe kubera yuko wamuvuze. Ni umukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana. Ubwo rero ari umukozi w'Imana, ukaba uri kumuvuga, uri gushyushya inkuru. Kandi umuntu ushyushya inkuru y'umuturanyi we, ni ngo mu maso iki gihe ijambo ry'Imana urumva icyo riri kukubwira, ni ngo ntabwo uzatura ku musozi w'Uwiteka wera. Ibi ngibi ndi kubabwira ni ibintu by'impamo. Bivuze ngo ikintu cya mbere uri gukora, ikintu cya mbere mumukoreye, mumuzamuye mu ntera, hejuru cyane muramuzamuye. Icya kabiri, ibi bintu muri kumushinja, mu by'ukuri yaba byari byo, ribu iba yaramufashe, ariko nabonye ko bagiye bamwambika n'amapingu ariko atayambaye. Ari ibintu byo gushyushya nyine inkuru. Ariko yaba byari byo, ikimenyimenyi ni uko uyu munsi ntabwo ari kuri ribu, nta maboko y'ubugenzacyaha amufite. Niyo mpamvu rero abantu mwese mwagiye mugaragaza ko mwagiye mukwirakwiza ikinyoma, mwongere mugaruke nyine nk'uko nabonye yanabibasabye, mwongere mugaruke mumwegere mumusabe imbabazi. Ibi niko byagakwiye kuba bimeze. Nubwo mutabona imbaraga, ariko mwumve ko mwashyuhije inkuru y'umuturanyi wanyu, mwashyuhije inkuru y'umukozi w'Imana. Ibi ngibi rero ntabwo mu by'ukuri aba ari byo. Ikindi nanone gikomeye cyane, Pastor Mutesi ntabwo byari itegeko
kuba yafasha uriya muntu. Ntabwo byari itegeko kuba yamufasha, kuko ntibyari, atabikoze nta mategeko abimuhanira. Ikigaragara nuko ari impuhwe, ni impuhwe. Uriya ntuze yawe yitwagira neza, rero ni impuhwe baba bafite. Rero kuba yabikora cyangwa ntabikore, ntekereza ko nta mategeko yabimuhanira, nta mategeko yabimuhanira. Ahubwo abantu bakora neza akenshi nyine bagira ingaruka yo gukora neza. Ni kenshi umuntu akora neza, ariko rimwe na rimwe akenshi akaba yabizira, bikaba bitagenda neza. Niyo mpamvu ukora neza nakomeza akore neza, ariko nanone ntukangwe n'ibyo ngibyo umuntu aba ahuye nabyo. Izo ngaruka zo gukora neza zikugezeho, uba ukwiriye nyine kwihangana. Ibi bintu ni ibintu bimaze kuba nk'umuco mu bantu bamwe batandukanye. Ntabwo ari abantu bose, ariko ni abantu bamwe batandukanye. Ikindi namaze kumenya nuko muri bamwe mu bari gushyushya inkuru, muri bamwe mu bari gushyushya zino nkuru, bari kugenda bazishyushya, hari bamwe ndetse byitwaga ko ari abakozi b'Imana, ari abavugabutumwa, babashije gushaka kumwaka inkunga nabo, ariko bayimubuzeho. None bari gufata strategy yo kumusebya, nyamara mu kumusebya kwawo ntago bazi ko bari kumwamamaza. Muri kumwamamaza, uko mumusebya niko yamamara. Uko mwibwiraga ko muri kumusebya, kuko abantu mwese muri kubwira, twibukiranye neza ko abantu tuba turi kubwira bose baba bafite ubwenge, vraiment baba bafite ubwenge, baba bafite kwanaliza, bakora analize, bakareba ibyo bavuga niba koko ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Rero abantu tubwira ibintu bitandukanye, nabo bagira umwanya wo gutekereza ibyo bumvise aha n'ibyo bumvise hariya, bakabihuza, bakamenya ukuri uko ariko. Kuko nubwo wavuga ikinyoma kigeraho kigatsindwa. Ukuri kuranesha, ukuri aba ari ukuri nyine. Niyo mpamvu rero dukwiye guharanira gukoresha ukuri ibyo ari byo byose. Ikinyoma ntabwo gikomeza kwicara ku ntebe, kicara ku ntebe igihe gitoya, ariko ku gihe cya nyuma kiratsindwa. Ikinyoma rero kiratsindwa. Niyo mpamvu ikinyoma kijya ku mugaragaro. Ariko mu by'ukuri Pastor Mutesi ari kuzira ibyiza, ari gukora. Ibi ngibi rero bitume ahubwo se kuki tutakora neza? Kubera iki twakomeza tuvuga ibitagenda neza? Ese nta byiza afite? Niba mufite ibyiza, niba muzi ko afite ibyiza, muvuge ibyiza, ariko ntimwibande ku bibi gusa. Nihagire nibura umuntu ugaragaza ibyiza bye ni ibihe. Ariko ibintu bibabaje cyane nuko abitwaga abakozi b'Imana bajyaho bagatukana, bajyaho bagakora ibintu by'amahano. Nakwita ko ari amahano, nakwita ko ari amahano. Kandi twagakwiye kuba tubaziho ubunyangamugayo, twagakwiye kuba baba icyitegererezo, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko turi icyitegererezo cy'abatureba, cy'abadukikije. Kandi Bibiliya iravuga ngo muri imidugudu, turi imidugudu yubatswe ku mpinga z'imisozi. Kandi Bibiliya ikongera ikavuga ngo turi umunyu w'isi. Turi umunyu w'isi. Rero niyo mpamvu dukwiriye gukora imirimo myiza, tukirinda kwijandika mu gushyushya inkuru z'abaturanyi bacu, z'abaguyeho n'ingorane zitandukanye. Ariko se wamungane, iyo biza kuba ari byo koko, ntekereza ko Pastor Mutesi biba bigeze kure pe, biba bigeze kure. Ahari sinzi uko byaba byifashe, ariko yaza kuba ari ukuri koko, waba ari hehe? Ntekereza ko bitari kuba byoroshye. Ariko Imana ishimwe kuba bitarabaye byo. Kuba bitarabaye byo, iki nicyo kigaragaza nyine ko ukuri kutihishira, ukuri kugeraho kukajya ahagaragara, kukajya ku mugaragaro. Rero umuntu wese wagize uruhare
mu kumuserereza, mu kumusebya se, birakwiriye ko wagaruka nanone kwa muco mwiza w'abayutubiyazi, ukagaruka ukongera ukavuga uti ahangaha twaribeshye. Wabishobora se? Wabishobora koko? Niba utabishobora rero, icyo gihe biguhe ikindi gihe kwirinda, ndetse bitume tuyaga tubanza tugatekereza mbere yo kuvuga. Ndabizi ko abagiye bavuga bose ari abantu bakuru kandi ari abantu bafite ubwenge pe, kandi ubwenge ntekereza ko buduhesha kuba twakwisubiraho mu gihe gikwiriye. Imana rero ibahereza umugisha. Uwiteka Imana Nyiringabo abishimire, abaha impagarike n'ubugingo. Icyo tubizeza ni ugukomeza kubagezaho amakuru afatika, yizewe, yihuse kandi vuba. Niba ari ubwa mbere, kongere tukubwire ngo niba utariyandikisha, iyandikishe kuyicano Umucyo Humble, ukanda subscribe, ukora like, share, komanteri yawe irakenewe. Shalom, shalom.